nonge inshuti zanjye nonge nateye agatebe ngo twongere tuganire ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Inshuti yanjye rero, wowe utarakora subscribe nagira ngo nsabe ukore subscribe kandi share comment kugira ngo ubonera amakuru ku gihe kandi ibyo ushaka ubisanga ahangaha ku gihe. Inshuti yanjye rero, wowe utarakora subscribe nta kindi kintu gitegereje kugira ngo ukore subscribe, ukore share comment kugira ngo tumenye imbogamizi cyangwa se inzitizi wagize, ndetse tubashe no gusharinga abandi iki kiganiro cyacu kugira ngo kigere kure umuntu wese wifuza gukora ubworozi cyangwa se wigeze kubikuganirizaho ugishaka gukora ubworozi bw'inkoko ubimuhe kugira ngo abitangire. Nangira ngo tuganire mu gihe gito dufite, dukoresha akanya gato cyane. Nimba uri mu diaspora ndagusabye kora subscribe, ukore share, usangize n'abandi ibi biganiro kugira ngo tuzamure umuryango wacu w'ubworozi bw'inkoko, kugira ngo nimba warigeze gukunda inkoko, nimba ukunda inkoko, hari igihe wowe uyikunda igeze ku meza, ushobora kuba uyikunda yaguhaye igi, ushobora kuba uyikunda yigendera. Hari nk'abantu bikundira kubona amatungo agenda. Hari inshuti zanjye nkanjye, ngewe mu buzima bwanjye nkunda inkoko pe. Niyo nicaye mu kiraro cyazo ndi kuzireba, ndi kureba ukuntu ziri gutambagira, zisimbuka, zinywa amazi, zirya. Buri inkoko ngo nayo burya hari agatekerezo nigeze kumva, numva ko n'inkoko burya igishima Imana. Wari ukuntu inywa amazi gutya igashira umutwe mu mazi, yarangiza ikararama igahita ishima Imana ati Mana, n'utu duke mbonye nushimiye urukundo rwawe, ni kubw'urukundo rwawe. Rero Imana, nk'abantu bizera Imana, inkoko tuyiboneramo urukundo rw'Imana. Ariko muzi itungo ricutsa umwana waryo ritamuhaye ibere? Si urukundo rw'Imana se? Ni urukundo rutangaje. Rero sibyo ntabwo naje kubigisha iby'Imana. Ndabizi mwese murasenga, mukunda Imana ndetse murayubaha, ariko uyu munsi wa none ndashaka ngo tuganire ku buryo umuntu ashobora korora inkoko igatanga umusaruro, kandi igatanga umusaruro mwinshi, igatanga umusaruro mu gihe gito. Ndashaka cyane kwibanda ku nkoko z'amasake. Inkoko z'amasake, umuntu ugitangira, rubyiruko, umunyeshuri ugitangira ukirangiza ishuri, aho kugira ngo wirukanke ushaka akazi, usaba akazi, nimba utuye mu cyaro, ndagira ngo nkumenyeshe ko i Kigali nayihigiyemo ubuzima, nashakiyemo ubuzima. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko umushahara nimba urahera segonderi amafaranga menshi uzahembwa ni 80, 120. Niba ufite famiye izagucumbikira ni sawa, ariko nimba ushaka kujya kuba i Kigali, tekereza ko hantu twakubonaga amazu ya makeya dukodesha, hari Kiruhu Kinyoni harasenywe, Gatsata harasenywe, Banyaheho haribagiranye, Gisozi harasenywe, n'ahandi. Ni hamwe twabonaga inzu za 20, 15, ugakorera 80, ukabona inzu ya 15. Wamara kubona inzu ya 15, ukayabamo, ugahaha. Ibirayi byari bikigura amafaranga make, ubona ibirayi bya 500, ukavana mu cyaro wenda ubugari n'ibishyimbo, amakara umufuka wari ukigura 9, 10, ubu amakara ageze kuri 16, 16, 18 biterwa na karitsiye urimo. Ibyo byose byarahenze. Rero kwirukira i Kigali ujya gukorera umushahara w'ibihumbi 80, uzakuramo inzu yenda y'ibihumbi 30, ukazahahamo, uzakenera gutega. Nshuti yanjye, ni imibare igoye, ni imibare nayo ngiye kubisesenguramo, ariko sibyo byanzanye. Uyu munsi ndashaka kutwigire ku bworozi bw'inkoko. N'ikiyede cyarabuze by the way, kuko nta baturage bacyubaka. N'ikiyede cyarabuze, ushaka kumara n'amezi 2 utarabona ikiyede. Kandi nacyo numara amezi 2 uri muri Kigali ugakora ikiyede cy'i Kigali, ukamara yenda amezi 2 ku ishansiye, amafaranga uzakura uzatekereze kabiri. Nimba uri umufundi, uri umuyedi, icyo ukora cyose, tekereza kabiri ko ako kazi gashobora guhagarara, ukamara igihe kindi kinini nta handi hantu wongeye kubona akazi. Rero ni ngombwa ko utekereza ikintu
ku bworozi bw'inkoko ni ubwa mbere, ku bworozi bw'ingurube ni ubwa kabiri, ku buhinzi ni ahantu ha gatatu. Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ni ibintu bishobora kubona amafaranga mu gihe gito, ariko njyewe uyu munsi ikintu cyanzanye ni ukugira ngo twige ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko rero ushobora gutangirira ku nkoko z'amasake. Inkoko z'amasake zitanga umusaruro vuba kandi zitagoye. Ndashaka kukwereka uburyo bworoshye bwo korora inkoko kandi ukabona umusaruro wihuse. Ukagenda ugafata amasake, bano bayagendeza ku magare, ugafata amasake makeya ashoboka, ukaza ukayagaburira neza, ukayitaho. Mu gihe cy'amezi 3 isake uzayishyira ku isoko igurisha 18,000. Nufata inkoko 30, inkoko 30 ukaza ukazitaho, ukazigaburira mu mezi 3 uzazishyira ku isoko. Inkoko imwe igurisha 10,000, baguheza amafaranga 300 yawe. Amafaranga 300 yawe uzahita uyafata uyongeranye n'utundi wenda wakoreye cyangwa se n'ubundi buryo washuguritse, simbizi uburyo nawe urabizi. Wongere uyahereho, wongere ufate izisumbuye cyangwa se ufate za zindi n'ubundi 30 uziteho kwa kundi. Mu gihe runaka wongere ufate izindi, wongere uziteho kwa kundi. Ndagira nkubwire ko mu mezi 12 agize umwaka uzakoramo ibihembwe 4 ugurisha inkoko zawe, uzigurisha uzaba ubonye amafaranga. Hari n'ubundi buryo bwo kuzifata, ukafata inkoko zamara kugira amezi 2 ugahita ufata izindi ukagurisha za zindi, izindi nazo zishigaje ukwezi kumwe. Ukabikora buri gihe, ukabikora kenshi. Ndakubwiza ukuri yuko uzatangira kubona umusaruro w'amafaranga aza buri gihe mu buryo bwihuse kandi mu buryo buhoraho, butakubujije no kwikorera indi mishinga yawe ku ruhande igufasha kubona amafaranga make akunganira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero nshuti zanjye ba diaspora, nshuti zanjye mwebwe muri hirya no hino ku isi muhora mutanga amafaranga mu miryango yanyu, ndagira ngo mutekereze ku iki kintu. Ushobora kugitekerezaho nuko ukagifataho ibitekerezo, ukakigaho neza, wabona gishobora kugufasha kugabanya amafaranga watangaga mu muryango yo kubafasha buri munsi, n'ubundi ugasanga akemuye ikibazo cy'uyu munsi, ejo none ikindi kivuze gikeneye kugitabara. Ushobora gufata ya mafaranga yawe ya none ukayohereza, bakakora ikintu gifatika mu gihe runaka. Ntwongere gutanga amafaranga yo kubafasha, ahubwo bakifasha. Ngira ngo hari umugani wigeze kutubwira ngo aho kugira ngo wigishe umwana uko barya ifi, wamwigisha uko bayiroba, kuko uzaba umukoreye ubuzima bwe bw'iteka ryose. Rero nawe mwana, nshuti yanjye, muvandimwe, umubyeyi wawe yagufashije kwiga, ufite telefone yaguhaye yenda ama megabyte, yakuguriye megabyte, uri kureba megabyte waguze, aho kugira ngo uzikoreshe ureba ibikurangaza bagenzi bawe, nawe ubwawe tekereza ibintu bikubaka, urebe ibiganiro bikubyarira inyungu. Iki kiganiro cyo ndagira ngo nkigushishikarize, niba utarakora na subscribe uyikore, unarebe ibyo twabanjirijeho, unakomeze ukurikizeho n'ibindi tugiye kujya twaploadinga buri munsi cyangwa se buri gihe. Ujye ubireba maze bigufashe kumenya ndetse no kwita no kwitegereza ndetse no kureba no kwibanda ku byagufasha. Utekereze neza, utekereze cyane. Ndabizi utekereza neza, utekereza cyane, ndetse nimba wafashe umwanya wo kureba ku iki kintu nuko wari ubikeneye, ahubwo byiteho, urebe ahagukikije, urebe icyo wakora, urebe icyo wakorera. Nimba ari ubwozi, nimba ari ubuhinzi, nimba ari iki, kwirukira i Kigali byo si ikintu naguhitiramo, kwitira mu mujyi si ikintu naguhitiramo. Ikintu naguhitiramo cya mbere nuko watekereza icyo wakora. Nimba unagiye i Kigali ugiye gushaka amafaranga,
uvuga ati mu gihe runaka amafaranga nzabona aya n'aya nzatangira kwikorera ikintu cyanjye. Ko gukorera abandi byo ni ibintu bitagikunda. Ngira ngo abize ubwarimu barabizi, yenda bo nibo basigaye babona akazi mu buryo bushoboka, ariko nabo si benshi bazakabona kuko amashuri ndabizi muri ino minsi nta mashuri menshi akiri kubakwa. Umwarimu uri mu kazi afite imyaka yenda 40, 30, pasiyo n'imyaka 65, imyaka 35. Nimba urangije kugira ngo uwo mwarimu azajye muri pasiyo uzamutegereza, kandi n'ujyaho ntuzatangira ku mushahara yagezeho, uzahera ku mushahara runaka, ugenda uzamuka gake gake. Ako gake gake rero uzajya kugera ku mushahara wagukoreye ikintu uwatangiye kwikorera akora utuntu dutoya, ageze kure kandi ageze kuri byinshi. Nshuti yanjye rero umuvandimwe, nagira ngo nkusabe nimba hari icyo ukuyemo muri kino kiganiro, iyandikisha ukora subscribe kuko tugiye gukora byinshi bikurikiranye, ni uruhererekane. Ndagira ngo tuhugurane. Nimba hari aho wumva ushaka ko tukufasha, wandike muri comment. Nimba ufite imbogamizi watwandikira kuri WhatsApp yacu, ndabizi wowe nimba washaka kubona kino kiganiro ushobora no kubona WhatsApp, ugatwandikira, andika 0782205559. Reka nsubire muri ino nimero 0782205539. ubwo ni 5559. Noneho nshuti yanjye urusheho kugenda ubona byinshi kurutaho, ndetse utubaze tugusobanurire, tugufashe kurushaho kumenya ibyagufasha ndetse nawe ibyadufasha. Gusa kureba kino kiganiro ukaba wakirangije, ndagira ngo ushimire kuri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu wadushyigikiye. Kudushyigikira kureba kino kiganiro ni umusanzu ukomeye, ntago nabura kuvuga ko wadushyigikiye bikomeye. Wadushyigikiye, noneho kudushyigikira birushaho nuko wakanze na subscribe. Nimba urakaze subscribe kana na share, maze urusheho. Uri umuntu w'ingenzi rero, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, kandi turagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha, idufashe kandi igufashe, kugira ngo nimba ugize igitekerezo cy'ubworozi bw'inkoko, turahari kugira ngo tugufashe kunguka ibitekerezo bishyashya, kunguka inama nshyashya, kunguka byagufasha kugera kure. Reka twe kurangara cyane, tujye mu bintu byadufasha kubona umusaruro w'ahazaza ndetse no kugera ku iterambere. Murakoze cyane.